Kuri wa kabiri ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ahazwi nko kwizina igitwe habaye ibirori byinshi byuzuye umunezero. Byari ibirori byo gusoza amashuri yisumbuye nka kaminuza. Bose rero bari bafite ibyishimo byinshi cyane aho byaberaga aho ngaho hagana igitwe. Twabashije kwegera bamwe mu banyeshuri basoje kwiga kaminuza bagira bimwe badutangariza. Murakoze cyane, ndishimye ku rwego ntabasha kubisobanura. Yego. Bitewe nuko uru rugendo rwari rukomeye cyane. Yego. Urugendo umuntu agenda ari wenyine imyaka irenga 3. Biragoye kubisobanura mu gihe gitoya, ariko ndishimye cyane kandi kirushaho ndashima Imana kuko yabanye nanjye. Uyu munsi rero biragaragara ko nsoje, ariko ntago nsoje ahubwo mbaye nsubitse kuko urugendo nsoje niga kwiga uburezi, kandi uburezi ntago burangirira aha ngaha ahubwo ngiye gushyira mu bikorwa ibyo nize, ndetse ndusheho no kwiyongera ku bumenyi kugira ngo nzarusheho gufasha abana b'igihugu ndetse n'abanjye mu gihe kizaza. Nireba ngakoreshe muri imyaka 3 kugira ngo byibuze zino nzi zawe zigereho. Murakoze, ibanga nakoresheje icya mbere nabanaga n'Imana nkasenga buri munsi nkayiragiza urugendo rwanjye. Icya kabiri byansabye kwihangana ndetse nkagira ibyo nigomwa byagombaga kunshimisha mu gihe gitoya, ariko nzi ko nzabona ibyishimo by'igihe kizaza. Rero igikomeye ni ukwihangana ndetse nkaba mfite intego y'icyo ngambiriye kugeraho. Imba mutima yawe noneho sasa ni yihe? Imba mutima yanjye ndabona urishimye uranezerewe. Dusobanurire ko mutima urumva umeze. Ntabwo nari mbyiteze cyane ko uyu munsi twawutegereje igihe kinini, twatumaze igihe tuwutegereje. Kwibona aha ngaha rero byanejeje cyane, noneho nkabona ndi kumwe n'umuryango wanjye, nkabona ndi kumwe n'ababyeyi bamfashije muri urwo rugendo, nkabona ndi kumwe n'abo twiganye. Yewe ni umunezero ukomeye. Ntabwo nabasha kubisobanura. Ijambo rimwe ku mubyeyi. Umubyeyi wanjye we biragoye kubona icyo mubwira, ariko ndamukunda cyane kandi ndamushimira kuba atarantereranye muri uru rugendo, kuko niwe wenyine nari mfite wo kumba hafi. Nukuri rero Imana imuha umugisha kandi ikomeze kumuha imbaraga. Yego. Hanyuma ku bandi bakobwa bari n'abategarugori nabo bifuza gukora urugendo nk'urwakoze, ni inama wabaha? Inama nabaha nuko bagomba kwiha intego mu buzima, bakagambirira kugira icyo bageraho kandi bakagishikamaho. Ndetse icya kabiri bakirinda ibishuko hanze aha, kuko hari benshi baba batubwira ngo ibyo murimo n'ubundi ntimuzabona akazi, ntimuzagira gute. Ariko nubwo umuntu atabona akazi, hari ubumenyi tuvana aha hantu, n'ubumenyero ni bwiza kububona, akazi nako kaba kazaza. Rero icya mbere ni ukwirinda gucika intege, ahubwo bagakomeza intego yabo. Yego. Uvuze kuba hari abakubabwira ati bakabaca intege ko mudashobora kubona akazi. Mubo mwiganye hari ababiretse bakabivamo kubera igihe? Yego, hari ababiretse bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko by'umwihariko hari n'ababivuyemo bibwira yuko kubona akazi bigoye, kuko abantu benshi bari kwiga, kandi kwiga kuri ubu uretse kuba bisaba kwihangana ariko biranagoye. Umuntu akareba akavuga ati urugendo rurakomeye, agahitamo kuruvamo agashaka ibindi ajyamo. Yego. Rero biragoye, ariko ntago ari byiza yuko umuntu yabireka. Yego. Harya amazina ngo witwa? Amazina yanjye nitwa Crene Uwumugisha. Ni Crene Uwumugisha. Avuga ati nubwo bigoye ariko ndashima Imana ko urugendo dushoje neza kandi ari amahoro. Muritegereza ko na bagenzi be rwose hepfo hirya no hino buri umwe wese aranezerewe. Amafoto ni yose bari ku byishimo byinshi cyane. Ku bwanjye ntago nzi uburyo nabisobanuramo, kuko nanjye byandenze ubwanjye, kuko witegereje imba mutima zabo ko zigiye zingana aho bari hose hirya no hino, ubona ko nyine bishimiye kino gikorwa. Ni byiza cyane kwiga. Rero niki twashishikariza noneho abana b'Abanyarwanda bose muri rusange? Abana b'Abanyarwanda rero icyo nababwira bakiri batoya, by'umwihariko ababyeyi bacu mu gihe cyashize babeshwagaho nuko babaga bafite amasambu bagahinga bakahabwa imirage, ariko uyu munsi biragoye ko umubyeyi yaguhura n'itakaguha umurima kuko ntago ikiboneka. Rero impamya yuko ubumenyi bwacu cyangwa se kwiga kwacu tubishyizemo umuhate niwo munani w'ejo hazaza wacu. Rero ntibacike intege. Uyu munsi igifite agaciro muri iki gihugu cyacu ni uburezi. Umuntu akaba afite ubumenyi kandi afite bivuga ngo yibitseho ubumenyi buzamufasha kugira ubuzima bw'ejo hazaza atabutegereje ku bandi. Rero birinde gucika intege cyangwa birinde kwishingikiza ku byabyeyi bazabaha, ahubwo bagambirire kujya gushaka ubumenyi kuko aribwo buzabafasha kwiteza imbere bagateza n'igihugu cyabo imbere. Murakoze cyane, reka ngushimire. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Aho ngaho. Amen. Merci.
sibyo gusa kandi hari n'ababyeyi babaje babaherekeje cyangwa se n'umubyeyi waje uherekeje uwo mwana. Ababyeyi bo bari benshi cyane ko namwe baturage twabashe kugenda tuganira nabo batubwiraga ati mu by'ukuri biradushimisha kandi biratunesheje cyane. Rero umwe mu babyeyi twabashije kuganira nawe yagize ibyo atangaza kuri ibi ngibi byabereye hano Igitwe, ibirori byo gusoza amashuri yisumbuye nka kaminuza. Turashima Imana bwa mbere, kabiri turashimira ko umwana twazanye nawe w'umugisha Kerene yagize ishyaka n'ubutwari, akitwara neza mu muco n'uburere, kandi akaba yifuje gutera intambwe kugira ngo agere ku bumenyi bugendanye n'igihe tugezemo, bityo bikabasha gufasha ubuzima bwe bw'ahazaza, akiyubaka kandi akabasha kubaka n'amajyambere mu rwego rw'umuryango. Yego. Ibyo rero biganisha ku ntego nyamukuru no gutanga urugero rwiza ku bamukurikira no kwifuriza abandi nk'urungano n'abamukurikira babanye mu buzima busanzwe kugira ngo babashe kugera ku ntego y'ahazaza heza. Imana akaba ariyo dushyize imbere, ikatubera nyambere kugira ngo bibashe kugira umurongo muzima. Inama natanga nk'umubyeyi kandi nk'iri huriro ryagutse nka bagenzi banjye, mw'iri huriro rigari, ni uko habaho kurushaho gutanga inama mu murongo mwiza n'umuco n'uburere, ariko by'umwihariko kwisunga Imana kugira ngo noneho ababyeyi bari bari hano barusheho kugenda mu murongo wo kwifuza ko abana babo bagira amajyambere y'ahazaza. Yego, reka bashimire, ndabona munezerewe. Turashima Imana kuko niyo bitubashishije. Ubundi twifuza ko abana Imana yaduhaye ndetse n'abana b'igihugu bagira ishyaka ryo kugira ubumenyi busumbyeho nk'uko igihugu cyacu kibifitemo ubushake n'imbaraga, kuko bashyizemo imbaraga zidasanzwe mu burere bw'abana bacu kugira ngo u Rwanda rwacu ruzagire imbere heza. Yego, murakoze cyane, reka mbashimire. Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Aha ni kuri M14 naho ngiye wendi Igadi Official, tuzasubire mu biganiro bikurikira ubutaha.